Guys, ndabasuhuza abakunzi ba Nyashi Comedy n'abakunzi banjye ariho hose. Guys, ikina imbere ya kamera ka uno munsi no kubabwa ko nyine cyane mwari muzi nyine Nyashi Comedy nyine twacisha go comedy nyine yagize ikibazo irebwa mu masaha mu gitondo. Gusa nyine twafunguye ndi channel tu ya Nyashi Comedy TV ari muzajya mudusangaho guys. Barimo kutwibacira mino minsi guys, barimo kuduhe mu cyane izina ry'Imana. Guys, ni izina mugiye mukore subscribe kuri Nyashi Comedy TV. Tugiye ko atubanaho 5/5 yendi ya Nyashi Comedy yari ifite 250 bakaba ibye guys. Mugiye mumfashe mukore subscribe kuri channel cyashya tuyizamure ngo twazamuye ya mbere guys, kandi abashize amanira bashaka guys, mugiye mukore subscribe kuri channel musharinga ku nshuti zanyu n'amatabizi mubabwire guys. Tukomeze tubane 5/5 muza kubatiga kari kabisa, mukore subscribe musharinga no video ahantu hose nyine hagere guys. Gusa nyine Minisiteri nyine komeze bijyemo bino bintu byo kwiba amacana abantu ntago muri no minsi bigezeho kabisa. Abantu bajye babikosora nyine bakore biri ku murongo tu bagendere ku mategeko y'igihugu guys. Kwibaca niyo umuntu bugamije iki, umuntu ubaca niyo umuntu ni yakwiba n'ubuzima bw'umuntu guys. Abantu bagerageza nyine bafunguke mu mutwe guys, bajye bakora ibintu nyine byafasha society nyarwanda guys. Ubwo umuntu rero afunga agacano kariko yigiraho ukazwe kiba ntago nyine mba numva ngiye mu mutwe udakora neza guys. Gusa nyine mugire mukore subscribe kuri channel ya Nyashi Comedy TV, ndabashyiramo link hasi, mugire muhite mukore subscribe then iyi video niyo ndayicisha guys. Mugire mukore subscribe kuri iyo channel guys, tuye tubana 5/5 nonge kujya batamo video nani stop nuzidahagarara gasona kumana vuye no kwishuri se guys. Gusa nyine abimbabaje man, gusa mukoreshe no video igera ahantu hose guys. Tumeze tubane 5/5 ciao ciao.